Shalom shalom, nongeye kandi kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana kubana namwe aho muri hose, ndetse n'ubuntu bw'Imana burenze uko umuntu yatekereza burusheho kubarinda kugira ngo iby'Imana yabahamagariye gusohoza muri iyi si ntugende utabisohoje, kuko hari byiza Imana yaturemeye gukora tugomba gukora tukiri hano mu isi. Rero Imana ibaho umugisha cyane. Dukomeza na gahunda tumazemo iminsi itari mike kuva umwaka utanguye, turimo turiga ijuru y'ijambo rivuga kubaka duhereye mu iherezo ariko duhagaze uyu munsi mu itangiriro. Rero turakomeza n'icya gatatu uyu munsi, twihuta tugenda tugana ku iherezo, ko twavuze ko tuzavuga ibintu bitanu, turacyafite urugendo rw'ibindi bibiri, ariko munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga itangiriro 37 umurongo waho wa 5. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga, arababwira ndabinginze nimwumve izo nzi narose. So rero turaganira no ku buzima bwa Yosefu, tureba icya gatatu cyatumye Yosefu agera ku byo yavuzweho cyangwa se Imana yagambiriye kuzamukoresha cyangwa se no kuzaba. Tuganira hejuru yo kubaka iherezo duhagaze mu itangiriro. Mu nzozi Imana yaganirije Yosefu, Imana yamweretse iherezo mbere yuko arigeramo. Imana imwereka uburyo bazamupfukamira, uburyo bakuru bazamukira bugufi, icyubahiro azaba afite, gukomera azaba afite, ubudahangagwa, izina rikomeye muri Egiputa n'ibindi byose yaje kugeraho nka Yosefu. Ariko ibi ngibi Imana yabimweretse mu itangiriro afite imyaka 17, byagomba gusohora afite imyaka 30. Ni ukuvuga ngo ibyo Imana yarimweretse byasaba imyaka 13 kugira ngo azashobore kubigeraho. Hari byinshi yanyuzemo, hari byinshi yaciyemo, hari ibyo yahuye nabyo, ibyo yifuza n'ibyo atifuzaga, ibyo yahisemo n'ibyo atahisemo. Ibyo byose rero bifite icyo bikora mu buzima bwacu, bitugeza ku byo twavuzweho cyangwa se natwe ubwacu twiyeretsweho cyangwa se twifuje. Imana yagiye ituganiriza uko tugendana nayo nuko tuganirizwa nayo. Ngomba gusobanukirwa rero yuko kubaka duhereye mu iherezo cya gatatu ni igishoro Imana ishora muri twebwe, tugomba kwitaho no kwemera kugenderaho no kwizerana nacyo kugira ngo dushobore kubona ibyo Imana yatuvuzeho bisohora. Kuko akenshi Imana iratuganiriza, ariko nta hacu amahitamo tugirira buri munsi azatugeza ku byo Imana yatuvuze. Abantu benshi baraganirije, abantu benshi bararose, abantu benshi bareretswe, ariko iyo urebye amahitamo y'ubuzima n'ibyo biyasosiya nabyo n'ibyo bagenderamo bitandukanye n'igicapo Imana yaberetse cy'ejo hazaza mu buzima bwabo. Rero amahitamo ya buri munsi dukora niyo adetermina ko tuzagera ku byo Imana yatuvuzeho cyangwa se tutazanabigeraho. Imana yabwiye Abisirayeli batwaye mu gihugu cy'amata n'ubuki, yari inzozi Imana iberetse, wari umugambi, ryari iherezo ryabo igihugu, ariko amahitamo bagize mu butayu yagaragaje neza ko bazagerayo cyangwa se batazagerayo. Rero amahitamo ugira buri munsi uyu munsi agaragaza ese cya gishoro Imana yashoye muri wowe kizashobora kunguka cyangwa se kizahomba. Abantu turabizi bari muri business, kirangaje barayumva, igishoro kapitale ushira mu bintu uvuga ati giye nzunguka nyuma y'igihe runaka, nyuma y'amezi 3 ndi muri iyi business maze gucuruza nzunguka ibi, nkuyemo dépenses zose n'ibindi bitandukanye, n'igishoro nagikuyemo, ayo nungutse nayangaye. Ibyo bintu tugomba kubimenya. N'Imana hari igishoro yashoye mu buzima bwacu. Uyu munsi yo tuvuga ngo twaravutse ubwa kabiri, turabana b'Imana. Mwibuke neza yuko Imana yashoye, hari igishoro Imana yatanze cy'umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Ndetse ngo bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Rero kuba umwana w'Imana biva mu kuba Imana yaratanze umwana wayo umwe. Biritubwira ngo nkuko kabuto iyo ketemeye gupfa gasigara konyine, ariko iyo gapfuye kavamo imbuto nyinshi cyane. Uko niko na Yesu waje gupfa kugira ngo mu gupfa kwe Imana yunguka abana benshi. Biravuga ngo amaze kuzuka, biritubwira yuko ngo yabaye imfura muri bene se benshi. Ndetse amaze kuzuka yabwiye abagore bari bazindutse kujya kumureba, bamaze kumubura arabishurira, arabiyereka, arababwira ati mugene mubabwire ngo giye kwa data ari we so, ku Mana ariyo Mana yanyu. Uvuga ngo identite y'abigishwe yahise ihinduka nyuma y'imyaka 3 bari kumwe, uwo musabita bene data. Ni kuvuga ngo kwakira Yesu, kumwizera, kumukurikira biduhindura kuba abana b'Imana. Kuba twakira imbuto y'Imana y'umwana wayo byaduhinduye kuba abana b'Imana. Ari gishoro Imana yatanze kugira ngo yunguke abana bayo. Rero no mu rugendo rwo kubaka duhereye mu iherezo duhagaze mu itangiriro, hari gishoro Imana ishora muri twebwe. Ico gishoro
harimo byinshi navuga bitandukanye. Imana yashoyemo ubuzima bwayo muri twebwe, Imana yashoyemo inzozi zayo, ibyo dutekerezaho ntawe urema ikintu adagifitiye umugambi. Ibyo byose ni igishoro Imana yamaze gushora muri twebwe. Impano zitandukanye Imana yazishoye muri twebwe, izishyira muri twebwe. Ubutunzi bwayo bubika muri twebwe. Information zitandukanye Imana igenda iduha ku munsi umwe, ni igishoro Imana idushoramo. Ariko rero responsabilité isigaye ni yacu. Gestion tugira igendana n'amahitamo duhitamo ku munsi kugira ngo dushobore kujera cya gishoro Imana yashize muri twebwe. Nikizahombe ariko kizunguke. Ese witegereje mu buzima bwawe ni bihe bintu urimo guhitamo? Ese biragwanya igishoro cy'Imana muri wowe cyangwa bishigikira igishoro cy'Imana muri wowe? Kuko hari ubuzima ushobora guhitamo kuba mu uyu munsi ariko bukazatuma utagera kuri za nzozi Imana yakuvuzeho. Ushobora guhitamo ibintu byangiza cya gishoro cy'Imana Imana yagushizeho. Ushobora guhitamo ibintu bisenya, byonona ya sura Imana ishaka kuzagaragaza mu myaka 10-13 iri imbere.